Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turacyaganira rero mu kuri, haleluya, ukuri kuzaduha kwigenga, kwa kuri kuzaduha kubaduka ku byaha tukaba tutari imbata z'icyaha, kwa kuri kuzatuma tuba abo turi bo, kwa kuri kuzatuma tudahindura isura bitewe n'aho tugeze, kwa kuri kuzaguma kuturinda aho tugeze hose. Uko kuri niko tukiganiramo rero. Ejo twagiye muri bonane, twaranezerewe, twarariye, twaranyweye. Ubu ndatekereza yuko dukwiriye kuba turi gutekereza ku kuntu tugiye gutangira noneho ubuzima bw'umwaka mushya. Ubu twinjiye mu mwaka byarangiye, haleluya. Nuko rero reka twinjirane mu mwaka n'umugore witwa Suzana. Suzana rero nawe warengewe n'ukuri, haleluya. Ukuri birakwiriye rero ko twumva ukuri cyaricyo, kandi tukamenya yuko gutwara ukuri bitoroshye, haleluya. No gupfa ushobora gupfa. Buriya iyo uri umuhamya w'ukuri ushobora no gupfa, kuko iyo uhamya ukuri ntabwo abanyakinyoma bakwishimira. Ni nabyo Yesu yavuze ati urumuri rwaje mu isi, ariko umwijima wanga kwakira urumuri, kuko umwijima wari ufite ubwoba bw'uko urumuri rugiye gushyira ahagaragara ibikorerwa mu mwijima. Ni ukuvuga ngo urumuri rwaje ruje kumena amabanga y'umwijima, ukuri nako kuza kuje kumena amabanga y'ikinyoma. Kandi rero kubera ko turi ku isi, Sekinyoma asa naho yigaruriye, bituma abantu benshi mu isi baba mu kinyoma. Ni nayo mpamvu twebwe tujya dukunda kuba mu kinyoma, kuko tuba mu isi y'ikinyoma. Hari abavandimwe bambwiye bati ubu se ko natwe ikinyoma kidufata, kuko turi abagenzi bagana mu ijuru biragenda bite? Ngewe rero iyo umbwiye gutyo ntabwo nguca intege ngo nkubwire ngo kakubayeho. Ndakubwira ni wowe komeza urwana urugamba, Nyagasani naza agasanga uri kugerageza azaguhemba nk'uwashoboye, kubera ko uzaba uri ku rugamba. Burya icyo Nyagasani adashaka nuko tugwa ngo duhere aho twaguye, naho kugwa bye birashoboka pe. Ubu ngubu bakakubwira bati wenda uvuye hehe, ukavuga uti nimpavuga baranyirenza, ugahitamo kubeshya. Ibyo ni ibintu bikunda kudushyikira, narabivuze mu minsi ishize. Ubwo rero ni ukuvuga ngo no mu kinyoma Nyagasani mu guca urubanza azareba si iki kinyoma cyari kigamije iki. Kuko hari ikinyoma navuga ngo kitica. Tuvuge uhuye n'umuntu ukamubwira uti sinzi aho mvuye hafi aha, si ngombwa ko ahamenya. Mu yandi magambo nicyo ubushatse kuvuga, ariko mu by'ukuri si ukuvuga ko utazi aho uvuye. Ubuhazi ariko si ngombwa ko ahamenya. Icyo ntabwo ari ikinyoma cyica. Icyangombwa ni uko amenya ko hari aho uvuye. Niba se hari na mesaje ihavuye ugomba kumuha, ukamubwira uti sinzi aho mvuye hirya aha ngaha, nuko barantuma ngo nkubwire, cyangwa se umuntu arambwira ngo nkubwire. Icyangombwa ni uko ubwo butumwa butambuka, icyangombwa si uko amenya aho hantu uvuye. Ubwo rero icyo ngicyo ntabwo kiba ari ikinyoma, kuko hari ikinyoma cyica, cya kindi nyine kiba kigamije ikibi. Ariko hari n'ikindi nacyo tutita ukuri, kuko Kameme ivuze ngo ntabwo nzi aho mvuye, ntabwo buvugishije ukuri, nese koko ntabwo uhazi. Ariko mu yandi magambo ni uburyo bwo gushaka kumwumvisha ngo icy'ingenzi si ukumenya aho mvuye, ahubwo icy'ingenzi ni ukumenya icyo mpavanye, haleluya. Dukomeze rero tuganire, turi kumwe n'umugore witwa Suzana. Suzana ni umugore wahangayitse cyane kubera ikintu cyitwa ikinyoma cyangwa ukuri. We yari umunyakuri, ariko aza kugira ingorane zo kuhurirwaho n'abanyakinyoma. Reka rero tugerageze tumwumve, kandi tugerageze turebe uburebure bwacu iruhande rwa Suzana, haba mu buranga, haba mu biki byose, kuko Suzana tugiye kuganira ari mu gitabo cya Daniyeli, umutwe wa 13. Ubwo rero turaza kumva amakuru ya Suzana. Hari ibitabo byinshi bidafite iyi nkuru ya Suzana, ariko abamufite reka tumuganireho. Daniyeli akemura urubanza rwa Suzana. Hanyuma hano baravuga ngo ibindi abahinduye iki gitabo mu Kigereki bongeyeho. Ni ukuvuga ngo hari ibitabo byinshi bidafite iki gitabo cya Suzana. Hari umugabo wari utuye i Babiloni akitwa Yowakimu. Yari yarashakanye n'umugore witwaga Suzana, umukobwa wa Herikiya. Akagira uburanga kandi akubaha Imana, kuko ababyeyi be bari intungane, bakaba barareze umukobwa wabo bakurikije amategeko ya Musa. Yowakimu yari umukungu cyane,
akagira n'ubusitani hafi y'urugo rwe. Abayahudi bakazi we kenshi kuko bamushimaga kuruta abandi bose. Uwo mwaka bari baratoye muri rubanda abasaza babiri bashyirwaho kuba abacamanza, ari b'ijambo rya Nyagasani rivugaho riti, ubugome bwakomotse ku basaza n'abacamanza bo muri Babiloni bigeze gutegeka imbaga. Abo bantu bagendereraga kenshi urugo rwa Yowakimu, ababaga bafite imanza bose bakahabasanga. Igihe rubanda rwabaga rwikubuye ahagana ku manywa y'ihangu, Suzana yazaga gutembera mu busitani bw'umugabo we. Abo basaza baramubonaga buri munsi yinjiye ajya kwitemberera, batangira kumurarikira. Nuko ubwenge bwabo burayoba, bahunza amaso ngo batareba nyir'ijuru cyangwa bakibuka imanza ze zitabera. Ubwo bombi bashengurwa n'iryo rari bamufitiye, ariko ntibabwirana ikibashengura. Bagira isoni zo kugaragaza icyifuzo cyabo cyo kuryamana nawe, ariko bagerageza buri munsi gushakisha uko bazamubona. Umunsi umwe barabwirana bati, reka dutahe dore isaha yo kurya irageze. Nuko baratandukana, nyamara barakimirana, baragaruka umwe ukwe n'undi ukwe, babona bongeye guhurira hantu. Baza kubazanya impamvu, babona ububwirana ibyifuzo cyabo. Banumvikana ko bagomba gushaka umwanya wo kuzagwa gitumo Suzana ari wenyine. Ni ukuvuga iki rero? Ba basaza bari baragize irari bashaka gufata Suzana bakamurongora, bakamukoresha icyaha. Noneho ariko umwe akabigira ku giti cye n'undi ku giti cye, ntibabibwirana. Igihe kirageze rero, umwe ashatse kujya kureba Suzana, n'undi aba yabishatse, bahurirayo ariko batari bazi ko babihuriye kuko batari barabibwiranye. Naho ngaho rero inkuru ivuga. Igihe kimwe Suzana araza nk'uko yajyaga abigenza mu yindi minsi, aherekejwe n'abaja babiri gusa, ashaka kwiyuhagira mu busitani kubera ko hari icyokere. Nta muntu n'umwe wari uhari uretse ko ba basaza bombi bari bihishe bamwubikiriye. Kubikira umuntu rero ni kwa kundi nk'igisimba nyine, inyamaswa ishaka gufata indi ikomeza kubiryamiye amajanja. Ni nko kuryamira amajanja kugira ngo ya yindi ishaka gufata nigera ihita isimbuka. Cyane cyane rero tubibona nko ku njangwe ishaka gufata imbeba. Iyi njangwe yahumuriye ko aho hantu hari imbeba, iryamira amajanja ikaba yubikiriye ku buryo imbeba ijya gutambuka, injangwe ikaba yasimbutse yayifashe. Nicyo bita kubikira. Nuko Suzana abwira abaja ati, nimunzanire amavuta n'umubavu, hanyuma mufunge irembo ry'ubusitani kugira ngo niyuhagire. Ba bakobwa barumvira, bafunga irembo ry'ubusitani, maze bagaruka mu rugo banyuze mu irembo riteganye n'aho ngaho bajyaga gushakira ibyo Suzana yari abatumye, ariko batazi ko ba basaza babihishaho. Abaja bagitirimuka aho ngaho, abasaza barahaguruka baramusingira bamubwira bati, dore irembo ry'ubusitani rirakinze, nta muntu utubona kandi turakwifuza, twemerere turyamane. Ahangaha rero ngewe iyo masomye ndavuga nako saba basaza ko bari babuze ubwenge, yari kuryamana n'abasaza babiri icyarimwe koko. Ubwo rero ngo baranje, ubwo bari baramaze guhuza umugambi w'uko bose bamufitiye irari, noneho barangije bunga ubumwe mu kibi. Baraza rero bubikira Suzana agiye kwiyuhagira kubera ko hari icyokere agiye kwegera mu busitani. Nuko baraza bamugwa gitumo yamaze gukuramo imyenda agiye kwiyuhagira. Noneho baramubwira ngo nuramuka wanze, tuzahamya ko twakubonanye n'umusore ugasezerera abaja bawe kugira ngo uryamane nawe. Suzana niko kwitsa umutima, maze aravuga ati, ubu ndabona imitego impande zose. Nindamuka nemeye, kuri nge ni urupfu. Nimba hakanira nabwo sindi bubave mu nzara. Nyamara icyaruta kuri nge ni ukubagwa mu nzara ndi indacumura. Aleluya, ndi indacumura. Amina.
nta kibazo mfitanye n'Imana. Icyaruta nuko aba banyica ariko ntafitanye ikibazo n'Imana, aho gucumura mu maso ya Nyagasani. Haleluya. Suzana bintwara atyo. Haleluya. Twebwe rero nta nubwo biba ngombwa ko bakugwa gituma, ahubwo nayo uzi kuri mwiza nyine ukora ku buryo babasaza bose bakubona, ugakora ku buryo babasore bose bakubona, mbese abantu bose ukanabigendera tukagenda amatereka mfizi, yego tukabigendera abantu bose bakubona batari kuri ya muntu ateye neza. Kandi buriya Suzana we yari mwiza cyane, ariko yubahaga Imana kandi akubaha n'umugabo we Yowakimu. Ubwo Suzana atera hejuru n'induru ndende, abasaza bombi nabo baramuhururiza. Umwe muri bo arirukanka akingura irembo ry'ubusitani. Abo mu rugo ngo bumve induru zivugira mu busitani, biruka banyuze mu irembo riteganye n'ubusitani kugira ngo barebe ibibaye. Abasaza bamaze kubivuga ukwabo, abagaragu bagwa mu kantu, kuko nta kintu nk'icyo cyari cyarigeze kivugwa kuri Suzana. Urubwa rurazamutse rero. Suzana abaye umusambanyi, yiswe umusambanyi mu maso y'abo mu rugo bitewe n'ikinyoma cy'aba basaza. Yabimye, yanze gukorana n'ab'icyaha, bigiriye inama rero yo kumusebya no kumuteranya n'abantu. Iyi nkuru rero uratega amatwi wumva ukuntu irangira. Bukeye bw'uwo munsi rubanda rukoranira kwa Yowakimu umugabo wa Suzana. Ba basaza bombi nabo barahaza, biyujujemo ibitekerezo by'ubugome ngo babone uko bamwicisha. Nuko babwira ikoraniro bati, nimuhamagaze Suzana umukobwa wa Helikiya, akaba n'umugore wa Yowakimu. Baherako baramutumiza, aza aherekejwe n'ababyeyi be, abana be na bene wabo bose. Urumva inkuru yari yabaye kimomo. Ababyeyi babimenye ubwo bari baguye mu kantu, abana be babimenye baguye mu kantu, na bene wabo bose. Ni ukuvuga ngo abakunzi ba Suzana, inshuti za Suzana zose zari zaguyeho n'icyo kintu, mbese yari inkuru y'incamugongo kuri bo. Suzana arahamagajwe rero, kandi wibuke ko abo basaza bamuhamagaje nibo bari n'abacamanza b'uwo muryango. Urumva ko byari bikomeye cyane. Yagiranye ikibazo n'abakagombye kumucira urubanza. Ni ukuvuga ngo ni nk'uko uyu munsi wagirana ikibazo n'umukuru wenda waho utuye, mbese muri make ni ikibazo gikomeye uba ugiranye n'uwo muntu wakagombye kugukiza, ariko akaba ari nawe ugomba kugucira urubanza. Koko rero Suzana yari ateye neza kandi akagira n'uburanga buhebuje. Ubwo akaba yitwikira igitambaro. Abo bagome bategeka ko bamutwikurura kugira ngo nibura bihaze uburanga bwe. Ko Suzana yari mwiza ariko atigaragaza, atirata, ahora yitwikiriye. Noneho abasaza baravuga ngo nimumutwikurure kugira ngo barebe uburanga bwe, bakomeze bamurebe, kuko buriya hari abantu baba ari beza ariko bakagira uburanga budasanzwe. Wamureba ukagira ngo ni nk'agashusho. N'ukuri abantu bariho pe bameze gutyo. Kureba ubwo buranga rero ntago ari bibi. Hari umuntu twigeze kuganira, hamwe raterega ati urabona igipangu cyiza kiba gifite na jaride nziza, kandi burya jaride no kugira ngo abantu bayirebe, cyane cyane no kugira ngo abantu bayirebe. Nizo plan nziza ziri ku isi, ibyo bipangu byiza ahanini no kugira ngo abantu nibahagera barebe, kuko inzu ubwayo ushobora kuyubaka uko ushaka, icyangombwa nuko yabisakaye itavirwa. Ariko biriya bisenge dushyiraho bizamuka bikagera hejuru, n'ibindi tugenda dukora n'uburyo bwo kugira ngo wereke abantu, haleluya, amaso y'abantu abone ko hari igipangu mbese cyubatswe neza, ariko iyi amaso y'abantu abibone. Suzana rero yari igipangu cyubatse neza, yari mwiza pe. Noneho abasaza bakaba batari barigeze bamubona. Iyi nkuru ya Suzana reka twereka yuko abeza batakagombye kugendera ubwiza bwabo ngo birate cyangwa basuzugura Imana. Nubwo Suzana yarageze mu mazi abira, ariko ukuri niko ngiye kukubwira, niko nako kwatumye mvuga kuri iyi nkuru. Ukuri kwa Suzana kwarukuye nuko atigeze acumura na ba basaza. Ariko Suzana agize akaga gakomeye, kuko ba basaza bari kumushinja yuko yakoze icyaha. Ariko ukuri nukuhe, nuko Suzana nta kibi yakoze. Ba basaza rero baravuga ngo nibamutwikuriye kugira ngo bihaze uburanga bwe. Bene wabo bose n'abari bamuzi barariraga. Haleluya. Muvandimwe, akaga kakubayeho, abagukunda n'abakuzi baba bari mu cyunamo.
abishimiye ibikubayeho baba bari mu byishimo, ariko abavandimwe n'inshuti baba bari mu cyunamo. Barariraga rero. Suzana urumva nta mbaraga yari agifite, nta kwisobanura yari afite, kuko abo basaza babivuze kandi bazwiho ubunyangamugayo nk'abasaza basanzwe baca imanza. Bari abantu bakomeye cyane. Baravuga bati turamufashe, uyu mugore turamufashe. Urumva byari bigoye kugira ngo yiregure. Ukuri wowe urakuze muvandimwe kuko wagusomye, ariko noneho ba bandi uko kuri ntibari bakuzi, ntibashoboraga no kukumenya. Umva rero, nuko ba basaza bombi bahaguruka mu ikoraniro rwagati, bamuramburira ibiganza ku mutwe. Niwumva babaye nk'abari kumusengera, nk'abari kumusabira umugisha, bamuramburiyeho ibiganza, ariko kandi ari abanyakinyoma. Ese ubwo ibyo biganza Imana yari kubyakira? Ari Suzana ari nabo basaza, uwavugishaga ukuri ninde? Ni Suzana. Nta cyaha yakoze. Yaravuze ati nibashaka banyice, ariko mbaye ndacumura mu maso ya Nyagasani. Haleluya. Mbaye ndacumura mu maso ya Nyagasani. Bitwigisha ukuntu natwe tugomba kuba intwari kugera ku munota wa nyuma. Abazaba intwari kugeza ku ndunduro, haleluya, abo nibo bazahembwa. Amina. Turakomeza dusome inkuru ya Suzana. Suzana we yarariraga, yubura amaso areba ku ijuru, umutima we wiringira Imana. Haleluya. Ya Mana atacumuriye. Amina. Ya Mana atigeze ashaka kwiteranya nayo, niyo yubuye amaso. Ibyiringiro bye abikura ku nshuti, ibyiringiro abikura ku buranga. Haleluya. Ibyiringiro byanjye si uburanga, oya. Ibyiringiro byanjye si ubutunzi, oya. Ibyiringiro byanjye ni uko Imana inkunda. Ibyiringiro byanjye ni ku Mana. Haleluya. Suzana yararebye, ubutunzi yari abufite, umugabo we wakimu yari abufite, ababyeyi Suzana yari abafite, abavandimwe n'inshuti Suzana yari abafite, uburanga Suzana yari abufite, ubutunzi Suzana yari abufite, ariko byose byari byahindutse iki? Zeru. Ibyiringiro yabishyize hehe? Reka tuhasome. Suzana we yarariraga, yubura amaso areba ku ijuru, umutima we wiringira Imana. Nuko abasaza baravuga bati, umutima wa Suzana wiringiye Imana. Ba basaza rero baravuga bati, icyo gihe twariho dutembera twenyine mu busitani, uyu mugore ahinjirana n'abaja babiri, ubwo ahita akinga irembo maze asezerera abo baja. Ubu urumva kugeza ahangaha kuri babaja byari ukuri, kuko barahageze aravuga ati nimunzanire amavuta noneho mukinge mwigendere. Urumva abaja ntabwo bari kumenya koko niba hatari umusore wari wemeranyijwe na Suzana. Ntiyari asanzwe abikora, ntiyari asanzwe yogera aho ngaho, ni ukuvuga ngo yari agiye kubikora, ariko babasaza bamuteze. Ni ukuvuga iki rero? Mu maso y'ababaja n'abo bantu bumvaga iyo nkuru, bumvaga koko ko ari byo. Ako kanya umusore wari wihishe aramwegera, bararyamana. Ubwo ngiyo inkuru aba basaza bavugaga. Twebweho twari mu mpera z'ubusitani, ngo tubone iryo shano, twiruka tubasanga. Twarabiboneye neza baryamanye, ariko ntitwashobora gufata uwo musore kuko yaturushaga imbaraga, akingura irembo arahunga. Ese ntibyumvikana? Abasaza n'umusore urumva koko ntibanganye imbaraga. Mu maso y'ababaja babonye koko Suzana asigaye mu busitani, ntibari bazi icyo agiye gukora. Bari bazi ko agiye koga nk'uko yabibabwiye. Ukuri gusigaye hehe? Suzana yari yishyize ibyiringiro bye ku Mana yonyine, kuko niyo yagombaga kuvuga ukuri kose. Noneho rero turakomeza dusome. Ubwo Suzana we twaramufashe tumubaza uwo musore uwo ari we, ariko we ntiyashaka kumutubwira. Ibyo rwose twabibera abahamya. Ikinyoma bakirangije. Ikoraniro ryemera ibyo bavuze, kuko aribo bari abakuru b'umuryango n'abacamanza. Wase warenza wiki koko? Umucamanza yagukatiye urwo gupfa, harya ubwo warenza wiki? Niyo yaba kurenganya. Ibi bitwereka rero yuko abacamanza baba bafite ijambo rya nyuma. Nuko Suzana acirwa urwo gupfa. Ubwo ntibirangiye, Suzana aciriwe urwo gupfa. Suzana arangurura ijwi ati, Mana ihoraho,
wowe umenya amabanga ukamenya n'ibintu byose mbere y'uko bibaho, uzi ko bampimbahimbiye ibinyoma, none mpfuye ndi umwere w'ibyo ubugome bwabo bwampimbahimbiye. ubwo yabivugaga arira. Haleluya. Yabivugaga arira. Hari isengesho umuntu avuga arira, we ryamurenze, amarira. Suzana yarivuze arira, ibyiringiro byagiye. Hari igihe ureba Imana ukavuga uti iri bukora iki koko? Nukuri hari igihe ubona Imana ukabona nta kiri bukore, ukavuga utumva rero Mana nukuri sinkurenganya, ndabona ntacyo wakora. Ukamera nka wa muntu nigeze kukubwira muri audio, umuntu yagize abantu bamwirukankagaho bakamurwanya bakamugirira nabi. Umuntu arabahunga ageze aho yurira igiti. Baje bamwirutsa yurira igiti. Ageze mu giti abona abantu bazanye n'amashoka, bazanye imipanga, batangiye gutemagura cya giti. Wa muntu mu giti hejuru avuga ati Mana we, ati nukuri singiye kukurenganya, ntabwo utagize untabara, ariko ubu ntaho wabona uhera Mana. Nukuri byihorere, wikwirwa wigora ngo urangiza kuko ntiwabishobora. Hari aho ugera rero muvandimwe ukabona ubushobozi bw'Imana butakiriho. Hari aho ugera ukumva ibyiringiro byawe nawe wabishyizemo Mana, ariko ukabona Imana nta kiri gukora. Suzana ahangaha yaramaze gucirwa ubwo gupfa, abacamanza barumwemeje, imbaga yabyemeye, abe bose bari kurira. Ubwo n'umugabo we yarariraga kuko ntiyarazi ko umugore we yakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Hasigaye iki? Ijambo ry'Imana gusa. Riraca hehe? Urumva uri Suzana wakwizera ko iryo jambo riri buboneke? Ariko aleluya, Imana itagibura uko igenze. Iya Mana ifite inzira zirenga igihumbi iratabara. Amina. Wa muntu uko yakabaye mu giti hejuru, haturutse intare hasi aho ngaho. Intare iza yarakaye, iraza babandi maze irabirukankanira, baryi bamerera nabi. Nuko babantu batamashoka bagira gute, cya giti cyari kigiye guhima, umuntu yaza kukimanukamo neza. Akimanukamo neza nuko arongera yikomereza urugendo rwe, kuko intare yari yirukankanye babantu. Ariko igihe bari banjamye igiti batangiye kugitema, we yabonaga nta byiringiro. None se muvandimwe, ko igiti bari kugitema, watekereza ko mbese muri make batangiye kugitema, basigaye ko gihirima, none bakabara gushyikiriye. Kandi noneho niba batagushyikira, nawe icyo giti kiri bugere hasi wavunaguritse. Ubwo uwo muntu urumva ko nawe ibyiringiro byari byarangiye. Suzana abakuru b'umuryango bamuciriye urwo gupfa, abantu bose babyemeye. Harakurikiraho iki? Suzana yasenze isengesho ry'umubabaro avuga ati Mana niringiye, nukuri barampimbahimbiye, ndabyemeye. Ubwo niwo kuvuga ngo ndabyemeye, mpfuye ndi umwere mu maso yawe. Ariko nawe yari yakiriye urupfu. Nguzi ko bampimbahimbiye ibinyoma, none mpfuye ndi umwere w'iby'ubugome bwabo bwampimbahimbiye. Numva ko Suzana yari yamaze guta ibyiringiro. Mpfuye ndi umwere no kuvuga ngo ndagiye, ariko Mana umenye ko ikinyoma cyabo, kubura ukuri kwabo niko kunyishe. Muvandimwe rero navuga ko ku kintu cyitwa ukuri. Hari igihe ukuri tuguha agaciro gake, ariko ukuri n'ukuri kurakiza. Ikinyoma kirica. Dore Suzana yaragiye gupfa. Aho ngaho uri kumva muvandimwe, urumva hari ibindi byiringiro bisigaye. Suzana nagiye gupfa aziza abo basaza babiri, nuko Nyagasani yumva ijwi rye. Haleluya, amina. Haleluya, amina. Haleluya, amina. Nyagasani yumva ijwi rye. Ya Mana y'ukuri, haleluya. Ya Mana ivugana n'umutima w'ukuri. Ya Mana ihagarara ku kuri. Ngiyi Imana iritamuruye. Haleluya. Aho byakomeye, aho byamaze kurangira, abantu bamaze kugucira urwo gupfa kandi abaruguciriye ari abakomeye kuri wowe, ya Mana, haleluya, ireba, amena, ikareba, haleluya, ikareba mu bwihisho, igiye gukora nk'Imana. Ariko haleluya, haleluya, igiye gukora nk'Imana, igiye gukora nk'Imana. Reka ikore, amina, reka ikore. Naho Suzana yari gupfa, yari kubapfa, yari intungane mu maso y'abantu, nta nuko bari kuzamwita umutagatifu. Ubwo urumva Kiliziya yashyira Suzana mu bwego bw'abatagatifu. Umuntu wafashwa asambana bakamushyira ku karubanda, ubwo Suzana ari kuba mu rwego rw'abatagatifu? Reka da. Niyo mpamvu njya avuga ni hari abatagatifu Kiliziya itazi ariko Imana izi. Kubera ko Suzana yari yakiriye urwo gupfa, ariko ari ikinyoma bamuhimbahimbiye.
iyi nkuru ya Suzana iratwereka ko hari abantu n'uyu munsi bagenda bapfa bazira akarengane batewe n'abo bacamanza. Haleluya. Hari imanza zibera mu isi, ba Suzana ni benshi uyu munsi. Iki kinyoma rero cyaba basaza nicyo ndi gushaka kukubwira muvandimwe, umva ukuntu byarangiye. Nuko Nyagasani yumva ijwi rye. Igihe rero bamujyanye kwicwa, urumva byarangiye. Abamukunda bamusezeyeho, byarangiye. Suzana agiye he? Kwicwa. Imana ibyutsa umwuka mutagatifu mu musore witwa Daniyeli. Atera hejuru mu ijwi riranguruye ati, ndi umwere w'amaraso y'uyu mugore. Haleluya. Imana y'ukuri, wa roho w'ukuri, aleluya. Roho w'ukuri aje kurengera ukuri. Amina. Ikinyoma cyatsinze, abantu bagikomeye amashyi, abarira barize. Suzana yumiwe kuko bari bamushoreye bagiye kumwica. Haleluya. Bari bamushoreye bagiye kumwica. Byari byarangiye rero. Na nyuma ya Zeri irakora. Haleluya. Amina. Imana twizera ni Imana ikomeye, na nyuma ya Zeri irakora. Haleluya. Umva. Rubanda rwose ruramuhindukirira, maze baramubaza bati, ayo magambo uvuze arashaka kuvuga iki? Nuko Daniyeli arahaguruka, yemarara hagati mu ikoraniro, arasubiza ati, Bayisiraheli, mwaba se muri ibicucu ku buryo mwatanga umukobwa wa Isiraheli mutitonze ngo mugenzure umushakishe ikiri ukuri? Ajambo kuri rero. Haleluya. Amina. Banyamasengesho, bantu namwe mwayobotse Imana, namwe koko mwemeye ko ikinyoma kibayobora kugeza naho murenganya umuntu? Koko mutamenya ukuri, mwarayobotse Imana y'ukuri? Ubwo si uko kuri kwanyu kwaba ari ukuwe? Daniyeli azanye ukuri rero. Urumuri ruraje mu mwijima. Umwijima rero ugomba guhunga urumuri, kuko umva uko bimeze. Ba basaza nta kuntu batari gutitira ko bari barurangije, urubanza rwaciwe, Suzana agiye gupfa, ariko abasaza barabagome. Ngewe iyi nkuru narayisomaga nkavuga nako niba yari yabimye byari ngombwa ngo bamwicishe. Ese yahanwa ku bundi buryo ariko bakareka kumuhemukira gutyo. Abagome ni abagome, nta mbabazi bagira. Ubwo se ko bashakaga kumusambanya bakihaza uburanga bwe, mu by'ukuri bwa buranga baburebaga babwishimiye? Umva uburyarya bw'abantu bubu. Umuntu kureba kubera ko ari inyungu agufiteho, akakwereka uko ntari wowe mwiza ubaruta bose, kandi ari icyo ufite ashaka. Ukamera nka cya gikona na ya Bakame yavugaga ngo kiyone ngo uri mwiza we, kugira ngo gite icyo cyari gifite mu kanwa. Abantu benshi rero uyu munsi nuko bameze, bihaza uburanga bwawe ariko atari uko bagukunze. None se umuntu yaba agukunze akihaza uburanga bwawe ashaka kukwicisha? Ubwo si urwo ni urukundo? Abasaza bari abagome. Umva, reka dukomeze. Kandi ubwo abo basaza nituza kureba turaza gusanga ari batwebwe. Nuko abantu bose bihutira gusubira mu rukiko. Abakuru b'umuryango babwira Daniyeli bati, ngwino wicarane natwe utubwire igitekerezo cyawe, kuko Imana yaguhaye ubushobozi nk'ubw'abantu bashesha akanguhe. Ubwo baramunyegaga, ngwino twicarire iruhande se kugira icyo uvuga twumva. Ariko ubwo baravugaga bati ntacyo ashoboye yiyunguye, yamenya se bari babihimbye ari babiri. Ubwo se bari kumenya, mbese baravugaga bati twakirangije iki cyo nta urishobora kumenya ukuri. Daniyeli arababwira ati, nimutandukanye abo basaza, umwe mumushyire ukwe n'undi ukwe, maze mbabaze. Barabatandukanya. Hanyuma Daniyeli ahamagaza umwe muri bo, aramubwira ati, muntu wasaziye mu ngeso mbi, ngaho ibyaha wakoze kera birakugarutse. Wowe wacaga imanza zirenganya, ukicisha indacumura, ukarenganura b'icyaha gihama, kandi Nyagasani agira ati, ntuzice umuntu utacumuye n'intungane. Uvuga ngo ba basaza bari basaziye mu bubi, nibyo Daniyeli yababwiraga. Nuko rero niba koko warabyiboneye neza, tubwira igiti wabonye baryamanye munsi. Arabasubiza ati, ni munsi y'igiti cy'umunyinya. Daniyeli aravuga ati, nkubwire rero ukuri, ibinyoma byawe birakugarutse,
none ngaha umumarayika w'Imana yahawe itegeko araje ngo agusaturemo kabiri. Uwo aramusezerera maze ahamagaza undi aramubwira ati, bwoko bwa Kanahani, ureke kuba ubwa Yuda. Uburanga bwarakuyobeje, irari rikuyobya ubwenge, nguko uko wagenzaga n'abakobwa ba Isiraheli, maze kubera ubwoba bakemera kuryamana nawe. Ariko none dore umukobwa wa Yuda ntiyabashije kwihanganira ubwo bugome bwawe. Ni ukuvuga iki rero? Ba basaza bari basanzwe bakora ibyo bintu, niko bacaga imanza zibera kugira ngo imanza zitakugwaho bikaba ngombwa ko wemera kuryamana nabo. Kandi ibindi kuvuga biri no muri Bibiliya, hari abakobwa benshi uyu munsi babona akazi baciye muri izo nzira. Hari abantu benshi babona inyungu baciye muri izo nzira. Ngewe hari ibyo niboneye n'amaso yanjye aho nagiye nkora, hari n'ibyo nagiye numva abana bazaga bavuga bati ngewe nabonye akazi muri ubu buryo, ariko kandi dore na Bibiliya irabivuga. Nguko ko wagenzaga n'abakobwa ba Isiraheli basenga, maze kubera ubwoba bakemera kuryamana nawe. Ariko none dore umukobwa wa Yuda, ni ukuvuga ngo umukobwa w'intwari. Abakobwa bose basenga wagiye bagira gutyo kubera ubwoba bakemera, ariko habonetseho umukobwa w'intwari wanze. Nicyo bishatse kuvuga. Ntiyabashije kwihanganira ubwo bugome bwawe. Ngaho rero mbwira igiti wabonye baryamanye munsi. Arasubiza ati, ni munsi y'igiti cy'umushishi. Daniel aravuga ati, nkubwire rero ukuri, nawe ibinyoma byawe birakugarutse. None ngaho umumarayika w'Imana arategereje n'inkota mu kiganza ngo agucemo kabiri, maze abatsembe mwembi. Nuko ikoraniro ryose rirangurura ijwi basingiza Imana irokora abayiringira. Haleluya, amena. Haleluya, amena. Imana igira gute? Irokora abayiringira. Hanyuma bahindukirana ba basaza bombi, kuko Daniyeli yari amaze kubemeza ibinyoma. Barabyiyemerera n'ururimi rwabo bwite. Haleluya, umva. Haleluya, haleluya, amena. Haleluya, umva muvandi. Barabyiyemerera n'ururimi rwabo bwite. Ni ukuvuga ngo Daniyeli yamaze guca urwo rubanza, abasaza baratsinzwe. Bamaze gutsindwa baravuga bati twavumbuwe. Bamaze kuvumburwa bemera kuvugisha ukuri, babyiyemerera n'ururimi rwabo bwite. Ni ukuvuga ngo barabyivugira. Nawe abiba, haleluya, nawe amena, nawe abibavugiye. Suzana yari ari hehe? Bari bamaze wenda no kumuhambira, bamushore yagiye gupfa, ntiyaragiye. Ariko Imana yindi, haleluya, itajya yemera ko ikinyoma gitsinda. Haleluya, itajya yemera ko ukuri kuryamirwa. Haleluya, amena, iraje. Haleluya, iraje bigenze neza. Nuko amina, bigenda neza. Ariko haleluya, bigenda neza. Suzana arabohorwa. Haleluya, nuko bigenda neza. Aba basaza barabyiyemerera. Imana yagize ite? Yohereje umwuka wayo. Haleluya. Kubera iki? Kubera ko hari Suzana wemeraga ijambo ryayo. Amina. Imana yaje kurengera ukuri kuri muri Suzana. Imana yaje kurengera abayiringira. Niyo mpamvu ihora itubwira muvandimwe, ndongera mbigusubiramo, ngo naho mu banyiringira uzakorwa n'isoni. Oya, naho waba uri Suzana, haleluya, naho waba urinde, naho mu banyiringira uzakorwa n'isoni. Haleluya, naho mu banyiringira uzakorwa n'isoni. Ngibi rero nuko ba basaza bombi, hakurikijwe nanone amategeko ya Musa, babacira urwo bashatse gucira mugenzi wabo, barabica, maze uwo munsi barokora amaraso y'indacumura. Haleluya, amena. Herikiya n'umugore we basingiza Imana yarokoye umukobwa wabo Suzana, ndetse na Yowakimu umugabo we na bene wabo bose, kuko ari nta kintu na kimwe cy'umugayo cyari cyarigeze kimubonekaho. Nuko guhera uwo munsi Daniyeli ahabwa icyubahiro mu maso ya rubanda.
ijambo ry'Imana dushimiye Imana. Iyo nkuru nuko irangira rero. Nagiraga ngo nkubwire icyitwa ikinyoma n'icyitwa ukuri. Urabyiyumviye muvandimwe we? Baragipanga bakagishyira hariya, abacamanza bakacyemeza ndetse n'ibitabo by'amategeko bikakiguhama. Ariko iyo wakomeye ku Mana kugera ku ndunduro, haleluya, amen, iyo wabaye ku Mana mva, ntabwo Imana igibura ukwigenza. Haleluya we, haleluya. Hari igihe nanjye byambayeho ibyo bintu, hari ubuhamya mba mfite mvuga ni Nyagasani, no kubuvuga biragoye, ariko bijya bibaho ko, haleluya, bijya bibaho ko Imana irenganura abarengana. Icyo kintu cyambayeho koko, kandi byarageze, ntabwo nari ngiye kwicwa ngewe, ariko byarageze mbwira Imana ngo ntaho wabona uhera uvugisha ukuri kw'ibi bintu, ariko ukuri urakuzi. Reka ngerageze kuguha ubuhamya bwanjye, nse naho mbugereranya n'ubwa Suzana, nubwo bitangana ariko harimo ukuntu bijya guhura. Ngenda shaka kukubwira ya Mana irengera ukuri. Haleluya. Igihe kimwe rero nari ahantu, nagiye ahantu gusura umuntu, noneho ngezeyo nsanga uwo muntu ararwaye, ari kwa muganga. Ngewe muganiriza nk'umuntu nsanze koko arwaye, mubwira amakuru meza. Arambaza ate se abiwanjye ubwo we uko yakarwaye, yarwaye adaherukana n'umugore we, yari umugabo, yarwaye adaherukana n'umugore we, yarwaye mbese atazi aho famiye yiri, ariko ngewe nkaba mpazi. Noneho rero arambaza ate se abantu banjye bameze bate? Ntibaraho. Ati bameze neza? Ntibameze neza. Ati rwose ati abantu banjye, agakomeza kujya yitsitsa, abantu banjye bameze bate? Umugore wanjye se ameze ate? Ntaraho rwose, ameze neza. Ameze neza urabizi? Ngewe rero narebaga ukuntu ameze, nkumva ngomba kumubwira ijambo ryo kumuhumuriza gusa. Kumva umugore w'ahantu yari ari, kubera ko yari azi ko umugabo yarwaye kandi ahari yatekerezaga ko atazakira, we yahise yitwara nabi. Ngewe iyo myitwarire ye mibi nari nyizi, ariko ndavuga nuko biri kose uyu muntu situasiyo arimo ntabwo ari yo kumubwira ibimukura umutima, ahubwo ni kumubwira ibimuremye umutima. Haleluya. Burya ibibi byose ntabwo ari ngombwa ko umuntu abimenya. Abafaransa niyo bavuga ngo toute vérité n'est pas bonne à dire. Ntabwo ari ngombwa yuko ukuri kose umuntu akubwira mugenzi we. Hari ukuri umuntu abiba ngombwa ko yicecekera, atari ukuyisha ukuri, ahubwo ari ukudashaka guca intege umuntu. Noneho yabimbaza nkumva nge ntabwo ndi kwibaza impamvu akomeza kwinsista bimbaza, ariko nge ngakomeza kumubwira ntibaraho. Ati se nta kibazo bafite? Ntoya nta kibazo. Ati n'abana bameze neza? Ni rwose bose bameze neza. Nuko turatandukana. Noneho rero ubwo umudamu yari ahantu mu cyaro, uwo muvandimwe yari yararwariye mu mujyi wa Kigali, nge ndi mu mujyi ariko umugore ari mu cyaro. Umugore atarigeze aza kumusura, ariko umugabo akumva ko iyo nkuru ari uko nguko imeze. Kumbe hakaba hari umuvandimwe waje kumusura mbere yanjye, we amubwiza ukuri kose kuko yarasize ari uko nguko bimeze. Ngewe rero mageze uko yambazaga gutyo, kumbe yari afiteho amakuru, ariko ngewe ko nari nzi ko adaheruka mu cyaro, yarwaye abi Kigali, ndavuga nta mpamvu yo kumuca intege, wenda azabyibonere cyangwa se azabibwirwe n'abandi. Ntabwo ari ngewe kuzana iyo nkuru, uyu muntu ukuntu amerewe ntabwo akeneye inkuru mbi. Nkakomeza kumubwira ntibaraho nta kibazo. Ubwo rero igihe kiragiye, noneho wa mugore aze guhura n'umugabo we, aza gusura umugabo. Ahageze umugabo aramubwira ati amakuru yangezeho nanamenye ko washatse undi mugabo. Ati ibyo bintu rwose byarambabaje cyane. Umugore rero abyumvise, ubwo n'abandi bavandimwe nyine baje kumusura, arabibabwira ati namenye ko, ariko akababwira ati namenye ko atababwiye uwabimubwiye. Ati namenye ko. Ba bandi rero bahita batira conclusion bati nta wundi wabivuze ni Louise, niwe wagiye kumusura, byo turabizi ko yamusuye. Kuko navuye no kumusura mbabwira, mboherereza ubutumwa yari yampaye kubaha. Noneho baravuga bati nta wundi wabivuze ni Louise. Urwo rubwa ruramfata, mu gihe rero navugaga nti Mana uzagaragaza ukuri, uvuge ko atari nge wabimubwiye rwose, kuko nabonaga bandeba nabi nyine, kwa kundi uhura n'abantu ukabona hafi yo kukwica hari.
mbwira Yezu ni maze wowe uzabagaragarize ko atari njye wavuze ariya magambo, kuko urabizi ko ntayo navuze pe. Nukuri nagendanye na Yezu kera ntabizi. Icyo gihe ntabwo Yezu yari yarakambonekeye, ntabwo nasengaga bidasanzwe, ariko numvaga mfite umwuka w'Imana umbwira kuba umuntu ugororotse. Nabonaga uwo muvandimwe aho aradakeneye iyo nkuru imuca imugongo. Nuko ubwo rero abo bantu banyishyiramo bati ni Louise wabivuze, inkuru ijyaho ko ari njye wabivuze, barabihererekanywa imiryango yose, biba bibi. Mu gihe rero tukiri muri ibyo mvuga ni Nyagasani ubwo ari wazabibeshyuza, wa muvandimwe barapfuye. Ubwo se ukuri ko ari kuzamenyekana gute? Naravuze ntubundi abyemeye, urubwanda rwambaye ko ari njye bivuze ko Yezu urabizi ko ntabyo navuze n'ukuri. Kandi wari guhamya yuko atari njye wabimubwiye, dore nawe arigendeye, ijambo ararigendanye. Ngo no kuvuga ngo nakiriye yuko nyine nabaye umunyamagambo, ariko si njye wabivuze. Kandi ukuri nuko nguko pe. Imbere y'Imana ishobora byose sinari narigeze mbimubwira. Nari mbizi, ariko kandi si njye wabimubwiye. Burya rero bajya bavuga ngo wanga amazimwe ngo abandwa habona. Nukuri nujya habona ukabandwa, ujye umenya ko abakubonye bazabivuga. Nugatekereze no kuzabandirwa ku gasozi, ngo tekereze ko inkuru izatwarwa n'umuntu wenda uwuzi, ishobora gutwarwa n'utazi, kuko nk'uwo wayitwaye ntibari bamuzi. Igihe rero kiragiye, ya Mana ica inzira aho zitari. Haleluya, amena, haleluya, njya nyikunda cyane. Ya Mana itemera ko ukuri kuryamirwa. Haleluya, ya Mana itajya yemera ko abayo barengana, yabiciye igaragaza ukuri. Uti ukuri kwamenyekanye gute? Ubwo wa muvandimwe amaze gupfa, baragenda bareba ahantu yarari, yaho yapfiriye nyine mu bitaro, basanga agakapu yari afite karimo akajenda yagiye yandikaho ibintu byose. Ka kajenda rero yanditsemo itariki ntazibagirwa, igihe runaka yambwiraga ko umugore wanjye yashatse undi mugabo. Iryo rero ashyiramo izina ry'undi muntu utari njyewe. Itariki ntazibagirwa, igihe runaka yambwiraga, runaka ntushyireho Louise kuko si njye wabivuze, basanze izina ry'uwo muntu wabivuze. Yambwiraga yuko umugore wanjye yashatse undi mugabo. Noneho kugira ngo bitaza kwitwa mbese ibyo wakwitiranya, yandika nyuma ku itariki ntazibagirwa, Marie Louise yansuye akanganiza, akambwira ijambo ry'Imana, nkamubaza ku byerekeranye n'umugore wanjye ntagire icyo ambwira. Nabyo arabyandika. Haleluya, amena. Nkunda Yezu Kristo cyane. Nkunda Yezu, nimujyamo mugumaho n'Imana igira neza, ararenganura kandi ararenganura. Kandi urarenganuka burundu, n'ukuri cyitwa akarengane kikakuvaho. Haleluya. Ba bantu bamaze kubibona, si ngombwa ko nkubwira ngo nuko bagira gute, ntibaje kunsaba imbabazi, ariko ibyo byo narabimenye ko byabaye. Umuntu araza arambwira ati yewe ati Louise wati Imana usenga ni Imana ikomeye nti atuzi ibintu byabaye kwa runaka, atubwuzi iyo nkuru yose arayimbwira. Icyakurikiyeho rero nuko bavandimwe bari baramaze kundeba nk'ikimbwa ihaze, baramaze kunciro urwo gupfa, nduzi ko iyo bizakuba ari urwo gupfa nari kuba narishwe, barangarukira ariko batinya kumbwira ukuri, kuko Imana yo mu ijuru yari yabaye mu ruhande rwanjye. Haleluya, kuko Imana yo mu ijuru yari yabaye mu ruhande rwanjye. Haleluya, n'ukuri Imana yari igaragaje. Haleluya, amina. Ndagira ngo nkubwire rero ngo Imana irarenganura, kandi cyitwa karengane kikajya kure yawe. Kandi Imana ijya kukurenganura ibicishaho wowe utatekerezaga, aho udashobora kubona inzira Imana irahacikaho. None se ubwo natekerezaga njyewe byageza ndavuga numva rero Mana sinkubwira ngo vuga ukuri kuko ntibishoboka. None se ko runaka wagombaga kuvuga ukuri yipfiriye, none se ninde uzavuga ukuri? Kandi njyewe musura nta wundi muntu bari kumwe, none se ninde uzaza kuvuga ngo numvise runaka? Nta wundi muntu namusuye bari kumwe, namusuye we ari wenyine, kandi hafi aho nta bandi bantu bari bazi uwo muntu ngo wenda ngo bazavuge ngo umuryango we turawuzi.
nuko mbese muri make niyo baza kujya gushaka amakuru mbese muri make byari bigoye kugira ngo ayo makuru azamenyekane, ariko ya Mana itajya yemera ko ukuri kuryamirwa yarabikoze bigenda uko mbikubwiye. Ibyo mbikubwira nk'ubuhamya bw'ibyabaye, ntabwo mbikubwira mbihimba. Njye nshima Yezu Kristo, njya mubwira ni mu myaka mike maze ku isi nshimishwa nuko ikintu icyo ari cyo cyose ntanzeho isomo nsanga hari aho nahuriye nacyo. Ngashima Yezu cyane rero, nkavuga ni ubu buhamya ndabutanga narabubayemo, niko byagenze kuko Yezu yangiriye neza. Suzana rero bari bamuciriye urwo gupfa, njyewe rero Suzana ubu nakumva akababaro yari afite. Nageze ahantu nanjye ndarira, ndavuga ni Mana ko watubwiye ngo ukuri urakumenya, ukaba uzi neza ukuri ku mutima wanjye, wambabariye ukandenganura koko. Ariko nareba ngasanga mu buryo bw'abantu nta nzira ihari. Suzana buriya nawe yari yamaze kwiheba, erega bari bamushoreye bagiye kumwica. Byari byarangiye Suzana yari yagiye, ariko Imana yo mu ijuru, haleluya, itajya yemera ko ukuri kuryamirwa, amena, ihagurutsa umwuka wa Daniyeli. Haleluya, haleluya. Imana yo mu ijuru yitambira ibitambo nuko ukuri kuramenyekana, nuko abari bakunamyeho bakaba ari bo bapfa urwo wari ugiye gupfa. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Haleluya. Basaza baza bakuba bafite ineza ntabwo bari guhanwa urwo ngurwo, ariko umwambaro bari bagiye kudodera Suzana barahindukiye bari bo bawambara. Iyo baza kumenya ko wenda bizahindukira bikabagwaho, bashoboraga kuba baciriye Suzana wenda urubanza rworoheje, kuko bari kuvuga bati natwe bitugezeho. Ariko rya jambo ry'Imana rivuga ngo icyo tifuza ko mugenzi wawe gukora nawe ntukakimukore, ntabwo bo bari barifite. Baravuze bati reka tumuhenengeze, tumwumvishe, mbese tumubyinishe, tumwumvishe apfe cya gicucu cyatwimye. Ariko se kuko muvandi, tugaruka inyuma tuganire. Bagabo koko nuko mubaye, umugore ukwimye apfe se? Bagabo muri hane ibyo bitsina niba bitangiye kujya bibategeka, bikababuza kureba ukuri, mukicwa n'ubusambanyi, irari ry'ubusambanyi rigatuma mucira n'abantu urubanza rwo gupfa ibyo bitsina. Ikiruta wagikataho kugira ngo uzajyane mu nyenga y'umuriro, icyo gitsina kikunaganaho kitagufitiye umumaro. Ijambo ry'Imana rivuga ngo niba ijisho ryawe rikoshya gucumura, ikiruta rinogoremo. Niba igitsina cyawe kikoshya gucumura, ikiruta gikate. Biraruta ko wazajya mu bwami bw'ijuru ntacyo ugira kugira ngo uzajyane ibyo ngibyo byose byacyo ubijyane mu nyenga y'ukuzimu y'umuriro ugurumana. Bagabo rero nimugaruke namwe mu buryo mujya mushaka murarikira. Nibyo koko nanjye nge ngaruka ku bagabo rimwe na rimwe, avuga n'abagore bari hanze ahangaha ni beza koko, nanjye njya ntembera mu mujyi nkabareba, avuga ariko aba bagore ni beza, maze nabo barabimenyeye ntibacyambara. Nta mugore ushaka kwambara byambare akubera iki? Yewe we uko ateye kose kuba kuri hanze, yewe abagenda bikaraga nareba nkavuga ariko koko niba njya mbiganira n'uwo twashakanye, niba koko uko umugore ateye hari icyo bibwira umugabo. Abagabo ni mwangowe koko, ati se nureba ko baba badushotora. Ngewe mbona yuko akaga ntabwo kari ku bagabo kurusha ku bagore. Abagore nabo barakabya pe. None rero nge ngarutse ku bagabo, avuga ni mugabo niba bagushotora nawe ukumva irari ryawe rirahagurutse, ndakwinginze kubera ko wamenye Yezu, genda ujye kwa Yezu umubwire uti irari ryanzamukanye, azakubabarira kugira ngo ujye kubesha uriya muntu ngo nuko yakwimye, ngo ko yanyimye ngo ndamwica. Ese koko bagabo namwe ko nabonye abagore bose ari beza, ubonye irari ribyuka, ubonye irari ribyuka, ubwo uzabivamo ko rizahora rihagaze. Niyo mpamvu ngiye mbabwira ni murebe kuri Kristo ku musaraba. Yezu yari mwiza pe. Yezu yahuye n'abagore beza benshi wo kuri Samariya twaramuganiriyeho. Mariya Madalena yari umugore mwiza uteye ubwoba, ariko abo bose Yezu Kristo ntabwo yigeze agwa mu irari ry'ubusambanyi, ntabwo yariguyemo. Ariko se muvandimwe wanjye nkunda, none se nugira n'ibyago kayigwamo, birakwiye ko wicisha uwakwimye? Umva rero, nugambirira kumwicisha nawe inkota izakwica, izakurya. Niyo mpamvu rero mbwiye abagabo nti mugerageze kugaruka cyane, mugaruke ku mibiri yanyu, irari ryanyu nirizatume muhemukira Imana yo mu ijuru. Suzana rero we yari n'umugore utandukanye n'aba bagore ngewe njya mbona muri uyu mujyi. Suzana yari umugore wambaye yikwije, uburanga bwe rwose yabuhishe cyane, ndetse ijambo ry'Imana rivuga ko kugira ngo babasaza bihaza uburanga bwe bategetse ko bamutwikurura. Suzana yahoraga yitwikiriye,
ari inyangamugayo, ari mwiza kandi yubaha Imana. Ni nacyo cyari gitumye ajya gupfa, kuko bari bavuze bati tumwice nta kundi byamera. Ariko Suzana aguma ku Mana y'ukuri. Yari mwiza ariko aguma ku Mana. Twebwe ntabwo turi beza cyane ariko ntidushaka no kuba ku Mana. Ba bagabo nabo ntibashaka kutworohera. Bagore muri suzume murebe uko mugenda. Ubwo ndabwira abagore bose bari muri audio, bari kumvira ijambo namwe birabareba. Bagabo namwe muri kumvira ijambo birabareba. Bana bakiri batoya namwe muri kumvira ijambo hari icyo muri kubwirwa. Bakobwa bacu namwe ari cyo muri kubwirwa. Nukuri nimwirinde, nimwitwararike. Imana yo mu ijuru irengera ukuri, maze ikazashyira ahagaragara bya bitekerezo biri mu mitima yanyu. Munsi rero Nyagasani yahindukije biri mu mitima yanyu akabishyira inyuma. Tukababazwa no kukubona mukobwa wajyaga upfukama cyane rozari ukazirangiza, nawe kumbe umutima waramunzwe n'ubusambanyi. Tuzaguseka. Niyo mpamvu rero mbabwira ni muritonde. Nakubwiye niba abasaza bashobora kuba bari twebwe, nigeze kubikubwira. Nakubwira reka turebe ukuntu twaba turi abo basaza. None se tutabaye abo basaza ntabwo tujya tubona abantu tukishimira akarengane kabo. Ntabwo se bajya bakubwira ngo runaka yatsinze, ngo yatsinze kujya mu mashuri makuru, wenda wawe atatsinze ukumva utangiye gukubita akatoki ku kandi. Bakubwira ngo business ya runaka ngo yapfuye, mwingwa yakipfe, ngo ugatangira kwishimira ko ipfuye. Bayize ngo ntubure uwo musaza. Kubwawe uramutse ari wowe uca urubanza wagize ngo uwo muntu navuga ngo niba biteze cyamunara. Ngubwo ishyari rimunze umuntu, kamere mbi. Ngubwo ubwo busaza. Abo basaza rero bari basaziye muri iyo ngeso, bari baragize abakobwa bose agatobero, ariko babona umukobwa w'intwari wanze gukora ibyo ngibyo, ntako ari umugore. Haleluya. Niba n'umukobwa ashobora kuvuga, twebwe mu gihe cyacu uyu munsi, ndavuga uyu munsi muri Sodoma na Gomora turimo uyu munsi, iyo ari umukobwa ashobora kuvuga ati reka nirinde. Nta wamenye buri kera mu gihe cyashize ubusugi bwabaga ari ikintu gikomeye cy'agaciro. Ubu rero uyu munsi ntabwo bikiri icy'agaciro, niyo uri isugi biba ari ikinego. Iyo ni Sodoma na Gomora y'uyu munsi. Noneho rero umukobwa ashobora kuvuga ati ngewe dushobora kuryamana akantera inda, cyangwa se agatinya akana kariko kose. Ariko umugore aravuga ati geze ko nsanzwe mbikora nta kibazo. Imari itavuga niko bayita, we ni imari itaregana. Agashyira agakora yarangiza umugabo se azabimenya. Iyo Suzana ataza kuba afite Imana muri we nuko ari kubikora, ntiyari gutinya ngo nuko, ntiyari gutinya ngo arantera inda, mbese muri make Suzana yatinye Imana y'ukuri, yayindi rebera mu bwihisho. Kandi Imana yaraje nuko nayo iza kwitura Suzana. Bikubwira iki rero muvandimwe? Wihemuka by'akanya gatoya, wishaka inyungu n'indonke zako kanya ngo ziguteshe Imana yo mu ijuru. Kuko ibyo byako kanya, icyo kinyoma, iyo Suzana yemera byari kuba byemeye, we nabo basaza bakaba barabikoze. Suzana bikitwa ko ari intungane mu maso y'umugabo we wakimu no mu maso y'ababyeyi, ariko ari kubacumuye mu maso y'Imana. Suzana yemeye ingaruka uko zizamera kose, ariko yubashye Imana. Haleluya. Ndakwifuriza rero kuba Suzana. Tugiye kurangiza uyu munsi ijambo ukuri duhagaze mu mugore witwa Suzana. Twige kuba ba Suzana, mu marigire uburanga bwacu, marigire icyo gihagararo cyacu, twubaha Imana. Haleluya. Ubwenge dufite uko bwabungana kose, ubwiza dufite uko bwabungana kose, ntibituvane ku Mana y'ukuri, ahubwo birushaho kutwegereza Imana. Maze haleluya, twe kureba inyungu z'akanya gato ngo tuhemukire Imana, ahubwo tube ku Mana y'ukuri, yayindi yo mu ijuru igira neza kandi ihora irenganura abarengana. Imana iguha umugisha muvandimwe, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.